Rusizi umugabo witwa Sibomana Emmanuel bamuteze umwana w'imyaka 16 nuko nawe arara mu maboko ataraye ararana n'amashuka yo muri lodge. N'umugabo wari umucuruzi mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi wagambaniye mugenzi we nawe bikarangira amwishyuye ariko wamwishyura nabi amuteza akana k'imyaka 16 nuko nawe arakisasanura mu kwisasanura birangira araye mu maboko ataraye ribu imutambikanye kubw'amakosa. Ugiye kumva inkuru irambuye hano n'uburyo byagendekeye uwo mugabo. Ndagusuhuje kana none ngo hayi ikaze nge nyita Mr Bean. Iyo utarengejeho promoter ntago riba ryuzuye, ndi umwana w'umushu bikunda kandi ubyemera. Avoid and you play. Iyi ni Bean Empire. Uyu munsi inje kugusasanurira neza no kukubwira neza ku nkuru y'umupapa cyangwa se umugabo wagambaniwe na bagenzi be ariko nawe akaba yari umugambanyi akaza gufatwanwa n'umwana w'imyaka 16 bakawita bamuta muri yombi. Ribu yafunze umugabo witwa Emmanuel wo mu murenge wa Bugarama nyuma yuko afatanywe n'umwana w'imyaka 16 ariko mu minsi yashize nawe yari yagambaniye umugabo mugenzi we. Ati byagenze gute? Ibyo tugiye kumva nyuma y'aka kananga. Abagabo bagiye bajya mu kabare, barangije kujya mu kabare baricara baraganira. Yari abagabo bageze kuri 5 bamaje kuganira. Umwe muri bo ajya kuri chat, bose bari bafite abadamu, ajya kuri chat bari kumwe n'inshuti zabo, achatinga n'umukobwa mwiza w'ikizungerezi. Arangije aravuga ati ubu ngubu ngiye kumutama. Umukobwa amurangira icyumba ari bujyemo aramubwira ngo ujye muri 5. Nyuma yo kurangira umukobwa ko ari buze kujya muri 5 nuko umusore nawe aragenda, umupapa aragenda musanga mu cyumba aha yamurangiye kari bujye. Bakora ibyo bakora ari kumwe muri ba bagabo bari bicaranye, afata telefone arangije yandikira umugore wa mugabo aramubwira ngo umugabo wawe agiye muri 5 hano muri lodge. Nuko umugore wa mugabo nawe araza ahita musanga hahandi yicara imbere y'umuryango, arahicara neza arashikama. Bakora ibyo bakora agaturo ka mbere, aka kabiri, aka gatatu. Umugabo arangije icyo yakije nuko arasohoka. Asotse yasanze umugore we hanze y'umuryango wa lodge. Arangije umugabo mukubura uko yitwara nuko abigenza nuko kurabura umugore amubwira ati urajya iwanyu se cyangwa uriyahura. Nuko umugore nk'umuntu warebaga kure cyangwa wari mukuru warebaga inyungu z'umuryango wabo yaramubwiye ati cara hasi tubicoce birangire. Barabicoca, bamaje kubicoca haza abantu bakeya batari benshi, nuko ikibazo bakijyamo bakigaho kandi barakirangiza barataha bajya mu rugo. Nyuma hadaciye kabiri umugore mu kwiyunga n'umugabo yahise ko amubwira umuntu wamurangiye cyangwa wamubwiye uko situation umugabo wiwe arimo imeze. Hadaciye kabiri wa mugabo nawe ayongera atumira ba bagabo, amaje kubatumira abazana muri ka kabare baricara baranywa. Bamaje kunywa nuko umwe muri wa mugabo wamugambaniye bamurangira akana k'agakobwa ajya kwinyesebura. Kakana k'agakobwa karaje bakarangira icyumba kare bujyemo. Barangije wa mugabo nawe ahita agasangayo. Agasanzeyo wa undi yatabarije we hawo gutabaza umugore w'uwo mugabo yatabaje Ribu. Kimwe ku kindi ariko birangira umwe muri bo abihombeyemo. Gusa umuvugizi w'ubugenzacyaha
Bimurangira Thierry dogiteri yavuze ko ntabwo bashobora kugutega ikintu cyangwa bagutegere mu nzira utanyuramo. Biratangaje kwibaza uburyo waba utanyura mu iyo nzira hanyuma bagutega umwana w'imyaka 16 uramutse utekereza neza nk'uko nabivuze ubushize, hanyuma uwo mwana w'imyaka 16 akugushe mu mutego. Uwo mwana w'imyaka 16 ikindi kibazwa n'uburyo yageze mwako kabare kandi akinjira mwako kabare. Ba nyiri kabare, ushinzwe umutekano ku muryango, ba nyiri roji ndetse n'abari ukora aho ngaho bibaza uburyo binjije umwana w'imyaka 16 mu kabare kugeza ageze mu maroji. Ribu nitangaza uko byagenze cyangwa mu rubanza hazamenyekana niba hari abandi bafatanyije icyaha n'abo bantu, kubera ko icyaha cyakabaye gihera ku muzamu wamwinjije kugeza kuri ba nyiri kabare na ba nyiri roji. Nyuma hakaza gukurikiraho umugabo wakurikiranwe kuko uwo mugabo bamutwaranye n'amashuka ye. Urumva ko hari icyabaye bagiye gupima, ntago tuzi neza niba ku mashuka hari ibiriho. Gusa ntago bikwiye kwibaza ko abagabo rimwe na rimwe impaka zihari ni ukwibaza uburyo umugabo mujyana ahantu yarangiza agaca inyuma akakugambanira akajya kuguteranya. Ikibazo cyakomeje kwibaza, ese ari umugabo wavuze ko mugenzi we ari gusambana muri roji, ari n'uwo mugabo wasambanye muri roji, wari uhiritse urugo rwa wa mugabo ninde? Muransubiza muri commentaire. Gusa isomo rikomeye ririmo mu buzima, wakirinda gukora icyaha, wakirinda gukora buri kimwe, ariko ikindi zimwe mu nshuti tugendana mu buzima ntago zitwifuriza ibyiza, nta nubwo zifuza ko twagera ku iterambere ryiza cyangwa n'imibanire yo kubaho twishimye. Ariko ku bagabo biragoye kubona isomo rikomeye wakura mwa bino bintu mu gihe utaramutse ubyumvishe neza ko bigoye kumva neza gukora amakosa yagira ingaruka ku rugo rwawe no ku muryango wawe. Uramutse usobanukiwe ibi bintu na situation zibaye kuno mugabo, gusa yarizize aranizize kuko yakoze amakosa. Kwibaza abagabo mugendana mukaba muziranye ingeso zanyu zose n'ibyo mukora, wowe ugaca inyuma ukajya kuvuga mugenzi wawe, aba ari ikibazo gikomeye cyane. Uyu mugabo yari umucuruzi ukomeye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama. Ubu ngubu tuvugana ari mu maboko ataraye, yaba urugo rwe rugiye kujya mu bibazo ndetse n'umuryango we ndetse nawe ubwo bwiwe n'ubucuruzi bwe n'umuryango. Bikomeje bikomeye cyane kwibazwa cyane, aho amaroji y'ino minsi usigaye usanga yinjiramo abana bari munsi y'imyaka 16 cyangwa bari munsi y'imyaka 18, kandi mu busanzwe batemerewe kwinjira mu kabare mu gihe batari kumwe n'ababyeyi babo. Ntago ari byiza n'umunsi n'umwe kwinjiza abana mu kabare mu gihe batari kumwe n'ababyeyi babo. Noneho ukibaza ni gute noneho yageze urwego rwo kuba ari mu kabare gusa, ahubwo akagera no muri roji. Abantu bacuruza amaroji rimwe na rimwe nabo bakwiye kuza bakurikiranwa bakamenyekana, kuko bakora amwe mu makosa yo kuba abagabo cyangwa se urubyiruko rubashuka ko ruzanya abantu bakuze cyangwa bakuze, hanyuma bikagwisha amaroji yabo muri manga. Ngushimira ko ukurikira Bin Empire uyu munsi, ngushimira ko wakanze subscribe ukaba uri mu muryango w'abantu 13,000, kandi buri munsi ukaba udahwema kuduha igitekerezo no kutubwira ko udukurikira, kandi gutanga inyunganizi zawe na komanteri. Ufite ibyo ushaka kwamamaza turakwamamariza, yaba kuri Bin Empire no kuri TikTok yacu ya Mr Binex Promoter.
kandi ikindi niba ukeneye kugura ibintu kuri Kiku cyangwa se mu Bushinwa ukaba ukeneye hari ibyo ukeneye yaba mikoro yaba ring light yaba tripod yaba n'amatara meza cyane ukeneye kubigura unyandikira kuri 0787 abagitangira YouTube channel munyandikira kuri 0787 kuri WhatsApp mukambwira ibyo mwifuza tugatangira neza. Ubujyanama mu gutangira YouTube channel ndabutanga kandi neza cyane. Ubujyanama mu gutangira gukora showbiz ndetse